ese umutima wawe wuzuye ihungabana ndetse n'ibikomere? Ihangane untize gatoya iminota mikeya, maze dufatanye gusenga dusaba Imana kugira ngo ikumanurire ihumure ryinshi rivuye kuri yo. Mbere yuko dusenga, reka dusangire ijambo ry'Imana twumve icyo Imana ivuga ku ihungabana ndetse n'ibikomere byawe. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa 27, hari ijambo rivuga ngo, mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Imana ifite ubushobozi bwo kuguha amahoro asendereye umutima wawe. Imana ifite ubushobozi bwo gushyira ihumure mu mutima wawe. Ifite ubushobozi bwo kuguha umutuzo uva ku Mwuka Wera. Muvandimwe, saba Imana igihe cyose kugira ngo iguhe gukira cyangwa se igukize ibikomere byo mu mutima wawe. Impamvu nuko ibi bikomere nta bushobozi bifite, ntabwo birusha imbaraga umuremyi wawe. Imana ikiza abafite imitima imenetse kandi ifite ubushobozi bwo gupfuka inguma z'imibabaro yabo. Uwiteka yabasha kugukiza ibikomere by'imbere mu mutima wawe, bya bindi bitazwi n'umuntu uwo ari we wese. Hari ibyo umuntu akuziho ariko hari n'ibyo batakuziho. Hari amarira urarurira abantu batazi kurarurira. Muvandimwe, Nyiramahoro yose, Nyirimbabazi zose afite ubushobozi bwo kugukiza, akuzuza umutima wawe ihumure risendereye. Ndagushishikariza kugira ubwenge bwo gusobanukirwa iby'umubiri n'umutima wawe. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Ibi rero biragusaba kuba Imana yujuje ihumure ryinshi n'amahoro mu mutima wawe. Imana iguhe kumenya icyo umutima wawe ushaka. Haleluya. Kandi ikumara umubabaro ufite wuzuye mu mutima wawe. Saba Imana kuguha gukira ibyahungabanyije umutima wawe mu mateka yawe. Birashoboka ko wahuye n'ihungabana bitewe n'ibihe twanyuzemo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Birashoboka ko ufite ihungabana watewe n'urugo rwawe cyangwa umuryango wawe. Birashoboka ko waba ufite ihungabana watewe n'inshuti yawe iyo watekerezaga ko itaguhemukira. Ariko muvandimwe, ndakwinginze ngo wibagirwe ibya kera, nk'uko muri Yesaya igice cya 43 umurongo wa 18 n'uwa 19 habivuga ngo, ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Tegura umutima wawe, wirengagize bya bindi bya kera. Imana ifite ubushobozi bwo kubikuramo, ikabihanagura, ikatembeshamo amazi y'umunezero. Ku mutima wawe umeze nk'ubutayu bwumye, kubera ko umubabaro wawe urakumisha. Rero ibyo utekereza bihungabanya umutima wawe, Imana ifite ubushobozi bwo kubikuramo, ikaguha umunezero wuzuye, kubera ko ifite ubushobozi bwo guharura umutima wawe,
ikaweza, ikawomora, igashyiramo umuti ukomeye, igatembeshamo amazi y'umunezero. Muvandimwe wanjye, amateka yawe yose ntabwo akwiriye kukugira imbata. Ukwiriye kwigirira icyizere no kwemera ko uri umuntu ukomeye ufite agaciro. Zaburi y'Ijana-39 umurongo wa 14 niyo ivuga ngo ndagushimira yuko ndimwo wandemye mu buryo butangaje buteye ubwoba. Imirimo wakoze ni ibitangaza, ibyo ngibyo umutima wanjye ubizi neza. Haleluya. Saba Imana kuguha kubona ko ufite agaciro, kuguha kubona ko ukwiriye kwigirira icyizere, ukwiriye kumenya ko uri umuntu udasanzwe, waremwe mu ishusho y'Imana isumba byose. Rero gana umwami Yesu akomore izo ngoma, aguhe gukira. Abaroma 12:2 haravuga ngo kandi ntishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Iby'Imana igushakaho nibyo byiza kandi nibyo bitunganye. Umwami avugurura ubwenge bwawe, umwami aguhe gutekereza neza kandi aguhe gutinya ibibi, aguhe kumusanga, umwugururire umutima wawe. Nshuti yanjye, horana ibihe byo gusenga, usaba Imana ikumara umubabaro wawe, usaba Imana ikuzuza umunezero, kuko Uwiteka aba hafi y'abafite umutima umenetse, akiza abafite umutima ushenjaguritse. Niko bimeze. Imana ni inkempuhwe, ni nyembaraga. Iyo ufite umutima umenetse, ufite umutima ushenjaguritse, wegera Imana ikagusukamo, ikagutembeshamo umugezi w'ihumure, umugezi w'ibyiza, umugezi w'ibyiringiro. Imana iguhe gushira ubwoba, ikurinde kwiheba ndetse no kwiyanga, kuko Imana itaduha umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga n'urukundo n'ubwenge. Haleluya. Umwami aguhe gukomeza kubaho utari mu bwoba, akurinde kwiheba mu bihe byose, abohora umutima wawe. Imana ishimwe cyane. Imana iguhindurira umutima mu gihe wumva uremerewe, mu gihe wumva urushye. Imana ikuzuriza umunezero. Ezekiyeli 3:26 haravuga ngo nzabaha n'umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye. Imana igukuremo uwo mutima ukomeye nk'ibuye ugutera guhangayika, wuzuyemo ibikomere, iguhe umutima woroshye, ibahe umutima mushya, iguhe umwuka mushya, umwuka w'ubugingo buturuka kuri Kristo Yesu. Saba Imana guhinduka, saba Imana ihindura ubuzima bwawe, saba Imana wariyo ugira inshuti, ibane nawe, umutima wawe iwuhore n'iteka. Gisabe kuguhora hafi iteka, ntihagire ikigutandukanya n'urukundo rwa Kristo, kuko mu Baroma 8:3-9 havuga ngo kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaza cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha, bidafite ubushobozi bwo kudutandukanya
n'urukundo rwa Kristo Yesu umwami wacu. Haleluya. Muvandimwe, ndizera ko wumvise neza iki jambo ry'Imana rigusaba ku mubabaro wawe. Ngaho ufatanya nanjye dusenge muri kano kanya. Uwiteka mwami w'abami, wowe urondora imitima yacu, wowe uzi imibabaro yacu uko ingana, wowe uzi ingorane zacu ducamo. Turagushimiye muri kano kanya ko waduhaye kukumenya, tukamenya ko ari wowe uvura, womora inguma zo mu mitima. Uyu munsi ndagusabye kugira ngo usange buri muntu wese ufite ihungabana ndetse n'ibikomere mu mutima wiwe, kugira ngo wuzuzemo ihumure ndetse n'amahoro, kuko wadusigiye amahoro ubwo wasubiraga mu ijuru Kristo. Kandi amahoro uduha ntabwo ari nk'ay'ab'isi batanga. Aba bantu rero buzurize umunezero, baha amahoro n'ihumure bisendere mu mitima yabo. Erega uri Imana yacu, uradukunda, ubasha kudukiza ibikomere byo mu mitima, ubasha gukiza abafite inguma zo mu mitima. Haleluya. Kuko ari wowe ubasha gukiza abafite imitima imenetse, kandi ugapfuka n'inguma z'imibabaro yabo. Uri uwo kwizerwa, uri Imana y'amahoro, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi. Ndasengeye bano bantu kugira ngo ubahe ubwenge bwo gusobanukirwa imikorere y'imibiri ndetse n'imitima yawo, bakumve, ubahe kwirinda, kuko nibarinda imitima, mu mitima niho haturuka iby'ubugingo, kuko ijambo ryawe ribitubwira. Haleluya. Uhabwe icyubahiro, uhabwe icyubahiro Kristo. Tanga gukira ibyahungabanyije imitima yabo mu mateka. Aya mateka yabo Mana yahindure, ubandikira amateka mashyashya. Uzuza umunezero mu mitima yabo. Dore igihe kibaye kirekire bahungabanye, dore igihe kibaye kirekire imitima yabo ibuze umunezero. Ni wowe wenyine ubasha kubakiza, ni wowe wenyine ubasha kubomora. Haleluya, haleluya. Waravuze uti nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Niko ijambo ryawe ritubwira, kandi ijambo ryawe ni iry'ukuri. Iyi mitima ikomeye imeze nk'ibuye, imeze nk'ubutayu, yiharure, uyihindure inzira nyabagendwa, uyitembeshemwo imigezi y'amazi y'ubugingo. Turabigusabye Kristo. Sanga abo bose baremerewe mu mpande zitandukanye, ariko by'umwihariko sengera Abanyarwanda bafite imitima ikomeretse, bafite imitima ihangayitse, bafite ibibatera ubwoba. Abenshi baterwa iby'ubwoba n'imiryango yabo, barakomerekejwe bihagije. Abagore bakomerekejwe n'abagabo babo, abagabo bakomerekejwe n'abagore babo, abana bakomerekejwe n'ababyeyi babo, ndetse benshi bakomerekejwe n'imiryango yabo, abandi bakomerekejwe n'amateka twanyuzemo. Uwiteka, tanga ihumure, tanga ihumure, irinde ibyakongera kubakomeretsa, bahe komorwa, bashyiremo umuti womora, buzuza umwuka wera, bahe kumenya ko bafite agaciro, bahe kwigirira icyizere. Imana ishimwe. Haleluya. Ndakwinginze cyane kugira ngo bahe kwisobanukirwa, bamenye ko wabaremye mu buryo budasanzwe, bamenye ko baremye mu ishusho yawe, bahe kwirinda mu buryo bwose, bahe kugendana ibanga ryo kukumenya. Iyi mibabaro yabo reka yoye kubagira imbohe, reka yoye kubagira imbata. Bakuremo ibitekerezo by'ubupfu, bashyiremo ibitekerezo byiza biturutse kuri wowe Kristo Yesu. Bahe kubona ko ari ab'agaciro, kandi ubahe kwigirira icyizere.
bahe guhindura imitekerereze yabo, bahe kuba abana b'Imana, bahe komorwa, nabo byababera kugira imitima mizima, kugira imitima yishimye. Hari abahungabanyijwe no kubura ababo bakunda, hari abahungabanyijwe no kubura ababyeyi, hari abahungabanyijwe no kubura inshuti zabo. Abasore babuze abakobwa bakundaga, abakobwa babuze abasore bakundaga. Ibyo byabasigiye ibikomere bikomeye cyane, ariko ni wowe ufite ubushobozi bwo kubomora, ukabashyiramo imitima mishya, ukabatembeshamo amazi muri iyi mitima imeze nk'ubutayu bwumagaye bwabuzemo amazi. Ni wowe ufite kubafasha mu mibabaro yabo. Erega twebwe nk'abana b'abantu nta bushobozi dufite bwo gufashanya, kubera ko n'ibyo dukora ahubwo bihungabanya abandi. Ariko wowe uri umugwaneza, uri umunyamahoro, uri uw'amahoro, uri umwami w'amahoro. Muri wowe nta kibi kibamo, muri wowe nta bugome, nta bugwanabi, ahubwo uhorana ubugwaneza, uhorana umutima ukiza. Uhabwe icyubahiro, uhabwe icyubahiro. Ndagusabye kugira ngo ubakuremo umutima w'ubwoba, ubakuremo umutima wo kwiheba, ubakuremo umutima wo kwiyanga, kubera ko wowe mwami wacu ntabwo duha umwuka w'ubwoba, nta nubwo uduha umutima wo kwiyanga. Haleluya! Ahubwo uduha umwuka w'urukundo ndetse n'ubwenge bwuzuye. Niko ijambo ryawe ritubwira, Uwiteka. Aba bantu ndabasengeye, abagabo, abasore, abamama, abasaza n'abakecuru, abana batoya, bose buzuye mu ihungabana baterwa n'ibyo babonera muri ino si. Ni wowe ufite kubomora. Reka twifatanye nabo muri kano kanya, tubasabire guhindurwa nawe Kristo. Gendana nabo ibihe byose, babere akabando bakwiye kwitwaza, babere inshuti, baha umutima mushya. Haleluya! baha umutima mushya, bakuremo umutima ukomeye nk'ibuye, ubaha umutima woroshye. Gendana nabo, iyi mitima yihindure mizima, bahe guhinduka rwose, bahe kugira ubuzima bwuzuye. Haleluya! Haleluya! bahe guhora iteka basengera mu ijambo ryawe, bahe komatana n'urukundo rwawe, bahe kuba mu rukundo rwawe, ntihagire ikibatandukanya nawe. Bahe kugendana amahoro n'umunezero aturuka kuri Kristo Yesu, umwami w'amahoro, umwami w'umunezero, umwami w'ibyiza. Turagushimye Uwiteka. Reka muri iri sengesho uhindure benshi babashe kukumva no kukumenya. Urakoze kuko ubyumvise kandi kugiye komora inguma za benshi, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ibarinde rwose kandi barememo umutima mushya. Ndabakunda cyane kandi ndabasabye kugira ngo mujye muhorana natwe. Ndabinginze kandi kugira ngo mudusabire ku Mana, mudusengere kugira ngo idushyiremo umutima w'ubwenge, iduhe kugira ibyo tubaha kandi bibafitiye akamaro. Iduhe ubushobozi bwo gushaka ibikoresho hano kuri Joel Gospel Praise TV kugira ngo twamamaze ubwami bw'Imana, ubutumwa bwiza bugere kure. Turi kumwe naho ubutaha.